ukabona aje afite ubugugu bw'ikirenga, uvuge ngo buriya azafata nawe bizaza, nawe bizagira bite, bizaza. Nubona umuntu udasenga, ni ukuri ndi pasiteri we, uzavuge ko ari umuntu wo kubabarirwa. Niko kuri. So ndebera mugenzi wawe umuguti, wowe ureba rata ubona pasiteri mupfana iki? Ngiye mbona ufite urukundo rwinshi. Amen. Kuko niko Kristo muri twebwe. Nanjye se nabikura he? Aho mvuka ntabibayo, ariko muri Kristo Yesu birahari. Ariko ikirengejeho mvuge kimwe, nagakiza. Ntabwo wambwira ngo usengera hano umwaka agakiza ntigafate. Numva simbizi, ako umuntu abare bene data. Nukuri byaba ari ikibazo. Ntabwo umuntu yasengera muri aya mavuta ngo asohoke agende yiba umugabo w'abandi. Numva bidahura rwose. Amucomore pe bajye mu hoteli ngo pa. Yego. Numva bidakunda. Kandi ugutangiye kundakarira kandi nanije ku munsi wa gatatu. Oya si kuvuga ngo n'uwahandi, n'uwacu ariko uri kubyiga. Ntabwo mvuga ko ari uwahandi, n'uwacu ariko utarafata DNA. Kuko iyo ugeze hano ikintu umwuka wera abanza gukora, abanza gufata hariya muri South Africa. Ako mwana n'ukuri gose, ariko mwavuze amina. Haleluya. Ariko murahari ni haleluya, haleluya. Yes ashi. Ibi mbabwira biraba aba women babaha ubuhamya bo muri diaspora. Baba bari mu Bufaransa, ari mu bihugu bya kure. Akavuga ngo mani Imana ya Apostle yankuye kuri ibi bintu tutarahura. Ntabwo ndahura nabo. Harimo abantu tutarahura. Atari ku Imana ya Apostle. Sinzi ati ndumurokore wo kuva muri 80. Atari ku ya Apostle. Ati impaye gutinya icyaha adahari. So wowe Imana yanjye nibitaguha gutinya icyaha. Uyu munsi guhe gutinya icyaha. Ariko mwambabari. Ariko mwavuze haleluya. Amen. Yes, nukuri. Nukuri pe. Nukuri. Ejo batazagira bavuga ngo babakobwa bo kwa. Guza ubwibone bwabaha hanze ntabwo nkeneye kubyumva. Nkeneye ko ahantu ukora ubu musavant. Ahantu uri bavuge ngo she is amazing. Ndashimira Imana kwijuru rigiye kuzakuzana certificate y'abakobwa banesheje. Ariko mwamvuge amen cyane. Ikindi ntiwagira DNA ya hano ngo ugire division. Hari abantu asaba akajya kuri forum kugira ngo atangira dividing abantu. Kumbaje kureba agiye gufungura ibintu sinzi n'ibibina agiye gufungura agashaka ahantu hari abagore benshi kugira ngo ajyeho. Akinjiramo azi ko ibyo bintu amategeko y'igihugu atabyemera. Ariko mureke mvuge. Ugahita uza ahantu hari abantu 300 ukaza ukabikora. Ejo waza ugahita ufata ugakurura Zoom uvanye kuri link y'aba women ukabahaye Zoom ku ruhande. Ugiye gukora ibintu amategeko y'igihugu atemera. Ejo ukuntu bazavuga mu gihugu ngo reba ibintu Mignone iwe batangiye kuzana. Kandi ntabwo nabikoze ntabyo nzi ariko twakwakiriye nk'umuntu tutazi kuri umujuru tujemo. Ariko mwaretse ariko ndashaka undebera uwo muri ruhande rwawe. Muguti Imana igiye kuguha umugisha burundu nta cyaha nta myuka ikurega. Ariko mwankunze. Twakundanye ariko twakundanye bakundwa. Haleluya. Ego nabibonye hariya hirya mina rata. Nukuri mureke bene data. Mureke dukizwe mu gato no mu kanini. Ni mureke dukizwe kugeza no kuri perike y'umuntu. Wifata perike y'umuntu kayitwara ngo nta kibazo. Oya. Ijuru ryamanutse, ijuru ryaje gukora umukwabu. Yesu nashimwe. Ndafashijwe.
mwuka wera yabimpaye erega niyo nibaza ko ubu rero nimushaka operation vuga ngo ni operation vuga ngo operation. Ijuru ryamanutse kopera muri aya masengesho. Turaza gusohoka muri aya masengesho turi abakobwa bifuzwa, turi abagore bifuzwa. Enough is enough. Ntabwo bazongera gutuka Imana yawe. Kandi ngiye gusenga ngo ntituzigere tuba bake. Ntituzigere tuba bake. Murabaye kurutungana uku umwaka utaha Esther operation tuzayikorera muri oya mu kwa gatatu cathedral tutarajyamwe mu kabyamwe murakabishe. Nari si usuko gatatu kwa 25 ari cyangwa murabiremye mwe murashaka kubirema byibura sari be yabonetse. Erega turakaye tukumvira ijwi ry'Imana ryavugiye muri mama ndetse erega twabikora. Ngiye kubongorera akantu abagore ni ukuri Imana ihumugisha abagabo, ariko ari tutaba amaso ngo dukanure kuri cathedral. Ni mubizi ko no mu rugo inzi itajya yuzura twe tutaha abagore ndarukuno muyise munde ndashaka mu byumve. Reka nkubwire ubiki umaramaze uvuga uti nzagaruka mu isi y'abazima cathedral yuzuye. Uvuga uti ngiye kumaramaza ibyo bavuga babivuga ko nduzuza cathedral, ariko mwavuze ngo ndaza kuyuzuza mu izina rya Yesu. Ese mwari muzi kuri ya cathedral Pastor Kayanje yatubwiye ngo ntabwo ari church isanzwe, ngo ni urwego naho abantu bagiye kuza ijuru rigakinguka ibitangaza byabo bikamanuka. It's going to be an international place. Hallelujah. Yes ashimwe. Ndashimira Imana ni ukuri mu mfotore. Nawe wifotore ntituzigera tuba expired. Ntabwo tuzigera tuba expired aba women. Imana irambwiye ngo nta muntu uzatunyaga ubupfura bwacu. Ariko ako kantu ntiwagakomera amashi. Nta uzatunyaga icyo Yesu yaduhaye. Umva mbabwire kandi icyo Yesu yaguhaye nawe urimo. Ntabwo uzanyagwa, ntabwo uzasazira muri uyu mujyi nabi. Imana izakugirira neza muri uyu mujyi no mu mahanga yose. Ngiye kubasaba ikintu, ngiye kuvuga ubutumwa nonaha. Jewe nkunda kuvuga ubutumwa ku buryo mbiri byuya bikameneka Yesu akabireba ko tumwabonye umukobwa wanjye. Reka rero mvuge Yesu, reka nkubwire sutarura iby'abandi, tarura iby'abandi. Niba uzi kuri muri relation itariyo uri umwana w'Imana, urabizi ko Imana ikubwira buri munsi, urarota. Niba ari uburyo Imana ivuga mu nzozi, yarakuvugishije rimwe ikuvugisha kabiri, ariko bigiye kuba muri operation. Ugiye kuzuje, ugiye kumaramaza, ugiye kuva mu byaha, ugiye kumaramaza. Haleluya, ugiye kunesha. Mu bintu bivuga ngo niwe wajyaga kugaburira, nushaka uzazamuke n'amaguru, ariko ntabwo uzapfa. Ndaguhamirije ntabwo uzapfa. Ntabwo ushobora kwiyegurira Imana ngo bikurangirane. Ndabibwira no muntu uri muri diaspora. Yes ashimwe. Nkomeze ntabwo ari ibyo kuzamuka indege ukajya Dubai uvuye muri Esther operation. Ntabwo ari ibyo rwose. Kandi ndazi buro muravuga ngo apostle nitwe twamwizaniye, none se ko mwaje. Reka mvuge. Haleluya. Yes ashimwe. Imana izi uko umerewe. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka areba uko Abisirayeli bamerewe, azi uko umerewe, afite n'uko azakugenza. Ariko mesa kamwe ahantu tugeze ni ukuri. Imana yakurinze urupfu, ikurinda gukenyuka, ikurinda ibyago, ikurinda kuba nabi. Kandi nutumvira Imana umwaka uri imbere uzaba ugoye ku buzima bwawe. So ndaguhamagaye vuba cyane. Ntabwo ari iterabwoba ndiho ndazana, ntabwo ari ivuga butumwa giterabwoba, ariko ni umuntu ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo sohoka mu byaha, sohoka aho hantu, kuko igihe cy'Imana cyageze ku buzima bwawe. Nabyumvise. Masmael ndeko banyumvise.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kiri kintu n'utuntu tw'utugeso. Ntabwo ari by'ubusambanyi. N'utugeso two gusabiriza. Ariko ugasabiriza by'ingeso. Abantu bagasigara batinya kuza gusenga badahura nawe. Ugapfa kubona umuntu ntuzi ko yiyambariye akabubu nawe byakomeye. Ako mwambabariye bene data. Ugateza n'ibibazo bigasa nkaho wagira ngo natagufasha biracitse birakomeye. Oya, ukabiririmbiraho, ukitwa umuririmbyi ubifite, ukitwa umuprotokolo ubifite. Ni kuvuga ngo ugiye muri protokolo ugasabiriza. Ubu uri umu agent wa Satani kwa protokolo. Yes ashimwe. Mvuge simvuge. Ukajya muri family. Abagore bose bo muri family ukabarembya. Abagore 10. Byakomeye ukohereza ama message abagore nk'8. Buri wese agakubita 100. Kuko dufitemo umushinga wa 800,000 par mois. So Imana ikavuga ati ngiye guha umugisha umuntu. Ariko ndabona ntafite aho nahera kuko arasabiriza afite ingeso. Bene data Yesu atuma dusonza tukigumya. Yes ashimwe. Garuke ku kaga gatatu. Imyuka ikora mu bagore. Wenda bo muvukana mwatirana imyenda, wenda muranaziranye n'imyuka ibakoreramwe, wenda muraziranye. Ariko buri kutashobokwe gufata umwenda warunaka abantu batizanye imyenda bati. Mwamba barege. Oya, wenda simvuza abavandimwe, oya. Uretse ko nabyo okay, ntabwo mvuza abavukana. Sibyo? Ariko reka ndeke abavandimwe n'inshuti magara wenda zibana. Wenda umwe abyukira ku mukenyero wa mbere undi akabyukira ku wundi. Ariko ujya gushaka runaka ngo mpuwo mwenda ntiza ntahubukwe. Ngiye kubabwira ikintu kimwe. Mwari muzi ko hari imyuka mibi ikorera mu myenda. Wari uzi ko umuntu ushobora kwambara umwenda w'umuntu ukaba wambaye imyuka? Mwaretse mbabwire. From today niba uri umugore Imana igiye gukorera ibitangaza w'umuqueen. Vuga ngo queen. Ndagukuyeho gutira imyenda mu izina rya Yesu. Bibiliya avuga ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bigira iki? Mumfashe. Amen. Ikindi namwe mufite ibintu byinshi. Mujye mureba abantu batambaye mubambike bataramerera nabi. Murebe uko mubagenza wenda ariko nta gahato karimo. Twari utuntu duto mbere ko njya mu ijambo. Turakundanye. Ya nukuri Imana yambwiye ngo arutugeso iciye. Nabonaga ari nk'utuntu twatwizingiyeho. Nukuri birababaje. Birababaje pe kuba timurida ufite intege nke nkizo. Kuko nibwo abantu batangira kugira ngo none ukagira ngo ntibanyumvira. None se je ntabwo nakumva, I'm sorry ntabwo nakumvira wantiye umwenda. Ariko mwana baye ndakurwanyetse. Mwe muvuga ngo abantu barigobe. Nukuri sinakuba. Kuko nawe ntiwiyubashe. Ko muri kundeba heje. Ndabizi ko muri kuvuga ngo ariko aposo ngo uzi kuntu ibintu byagoranye hano umuntu abura nuko asohoka. Reka ubutayu twabuciyemo, twabunyuzemo twese. Ni ingeso burya, ntabwo ari ikibazo, ni ingeso. Kandi reka mbabwire, iyi ngeso ikoze isoni umugabo wawe, igakoza isoni abana bawe, mbega bakamwara. Abana basigaye bazana utwenda bavuye gutya tw'udupantaro tugize gutya, nawe urashaka kugegwaho, noneho ukaba wabatwaye agiye kwisohokana n'abandi bana agasanga ipantaro wayici. Ariko mwamvugiye amina. Ariko twarangije. Wari uzi ko Imana irebye uko umerewe uzaze niba ari bubu uhora wambara ukayisubiramo uyimese gusa ujye ugaruka. Ntuvuge ibintu ngo ari muri women ndajyaho gute. Nutashiraho na rouge à lèvres karabushiraho igifurangu maze urebe ko Imana itari bukugirire neza. Impamvu mvuze ibi bintu, Imana yambwiye ko hari imigisha y'abantu ibategereje, ariko hari ubuntu bwatumaga imigisha ituzura.
So turabyakiriye rero. Ngiye kwigisha rero ijambo rivuga ngo la gloire visible.